yewe kwisugaruka cyagarutse ishakoshi yanjye kirayitwaye gwiki umuntu ufite ubwoba subaye ngwino uje kunambuza hariya kugutambutsa cyagarutse igiki cya kiyoka gwiki kandi tugenda nyine kureba nibikira ishakoshi yawe urayitanga n'urukweto ngwino nyine ngwino tugende si ubwo ni urukiri uguteye ubwoba gutya urimo uravuga ngo ngwiki nihe bose ndebera hariya hepfo nataye n'urukweto rwanjye hehe hariya hepfo mu byatsi mbabariza nyiri urukweto ambara ugende ubonye iki se ntekereza ko umuntu mutizima yata urukweto nta kintu abonye no mwese ubuze ngaho ngwino ukinyere ubu ngubu njyana gakeya hano uri kuhabona iki mbese tuza nubwo burimo uba wifite tugende ngwino ariko umva uzi ukuntu ngiye kubigenza ndakwihorera oya mbabarira reka nisubirire mu by'amarenzi waretse kunsiga ukaza ukahandenza wambabariye ukaza ntiwanze kumerekeza mana yanjye kwinjira wambabariye ukaza ukandenza hariya byonyine ndakwinginze ubusa wongeye kukibona ubu ngubu umva hepfo kirahari mbabarira wandenza honyine ngere mu rugo ambara tugende makure akubundi ufite ubwoba bw'iki cyangwa washaka cyangwa ntabwo ushaka kugenda ndashaka kugenda nanakererewe ndi kujya classe ngwino ukinyereka kumbura ari kubanza tuzi urabona hano hari ikintu gihari ngwino makurenze none uri kunjyana imbere nawe ngize ubwoba okay ngwino umurari igiye kuhakurenza mugeze hariya hepfo sibyo hano hari ikintu kuhabona tugende mugeze hariya hepfo cyangwa utegemo tugende Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you ari uguca hano no guca hariya aheza ni hehe reka duce hano mani niho hano niho noneho kiriya kigoryi ukuntu ari ikimata gishobora no kwisubira ndakizi mwiriwe ariko wabaye utemana uzogenda usuhuza abahisi n'abagenzi mana utazi wabona umuntu gutya ntunatekereza ikintu nabaye utekereza iki mana aya mwiriwe
komeza umwanya wawe. Umva se kwina ariko tureba ibyari Mwana uyu ni umuntu urangwa. Mwiriwe. Mwana uri gufata umuntu yazubaye ariryamiye urimo mushaka wamutse. Reka tumusake sibyo niba afite Musaka reka afite ikimana. Abamani baba bakuye ibintu uramusana araducika man. Menye ngo nuko umurari. Buretse iminota 2. Arimo guhumeka. Nta n'imifuka afite. Umva se nta n'imifuka afite amafaranga. Afite amafaranga. Amafaranga yabonye gwinure. Afite amafaranga mwa. Umva se ngiye kuyakuramo gake gake nyaguhereza urumva ni paso byari wehebye by'ubusambo by'ubugegera mu rugo ni ugugabana paso mpereza hano mpereza nze mbe ncunga afite ibifaranga byinshi akira tu yora amafaranga nkaya ngakagenda apfusha kakahora yes away buretse aya nanjye mbe nyabuye subire mu rugo bariho nese ubwo ntabwo dukomeze buzanyeho nanjye sinagukoraho ibindeba reka shwe urabona uyu mukobwa adasa nka wa wundi nawe amaso yawe umenya aho ari utinya ubujura kwe amaso yawe ntiwamenye ukuntu ureba umva se ubitsa amafaranga angahe njye ndafasha hafi yabika nkwereke uyu umva se aba bakobwa ubu bari bagiye mu gitaramo urumva none ubu bose baraye basinze uretse turi niba nuya biradukora nk'umwanya waje utugenda uretse n'uyarayafite umva se genda ubara utaza kundira umva ntabwo nakumvika mwana icunga ko hatagira n'umuntu uturuye maze kugira bine utaza kumbya umva se gira turaza ngaya maze kugira hano dore nayo ari kugura umva wa muntu aragiye nakubwiye yafate yazane mana urimo urayata akuse nese uriya muntu ubundi ni igiki ni ikidayimoni ni igiki sha tugende ntujyate bine bikira umva mana uriya muntu anteye ubwoba ruriya runtu ubundi ubonye wowe ari urukino narakubwiye ubusambo n'ubunyegera wihaye gukora amafaranga atarayabona umva reka nkwereke hano ntabwo rwahagera sibyo reka nkwereke reka tuyagabanire hano tujya munsi y'igiti umva n'ubu ngubaho ndangaha kuramo amafaranga tugiye kugenda tuyabara urumva
do fata gira vuba itonde mani gira vuba kare kose uri byo karega kujya mani no kwinywera inzoka umva yandra yawe yakunaniye byose ubundi se umenye urebe ko nama byose biteye mani ubugegera wihaye urebe ko ntayo wasaguye mu mifuka agenda ugabanya urugamba aho ngaho zana hano uriya muntu si umuntu usanzwe ngiye ko nabibonye ndetse reka nkwereke ngiye nakwanga nasanga umuntu yashwandaraye kuri ya nka katwumve ko nayo oya nta yandi nsigaranye mani umva se ujye gufata wega oya jya ufata inoti mwishyire mu mufuka nanjye umuhereza iyindi dore uretse mumagare muroko mani wagabanyije muroko nshyiriraho inusu y'ibenzi akira nawe ye nkonjeshereza na nuza na mitsingi nine esheshatu niba hari urukwavu afite unuza ngo mukireho urukwavu njyewe nshyireho ibiro 2 by'ibenzi kandi ndahita ngura inzu mu Busanza mani nzi ko utarimo kugira ariko ibi bintu reba mu kayi ibintu dukoreye umva se ubundi okay ubu si tuyagabanye neza uretse turebe ufite nganga aya se ufite mu mufuka aya ntabwo ari ayawe ubayo ngaho ufite mu mufuka aya ntabwo ari ayawe aho mutindi yanitse ntiriva we ikise buretse umva se akira amafaranga baba we ibi nibyo bavanga amafaranga avuga hano amafaranga aravuga ikise reka nkwereke fata amafaranga yawe ngenda ndagiye babarira dore mvuye igisebe babarira ngenda saba imbabazi dore amafaranga yawe dore amafaranga yawe dore ngaye akira amafaranga yawe muhere akira amafaranga yes babarira umva muceceke amafaranga yawe ndagusubiza tubabarire turakwinginze ngaho umva watubabariye sibyo nubwo ibyifuzo byanjye byose bigiye gusubizwa uramvunnye mbabarira ngaho mbabarira mana umva buretse amafaranga yawe fata amafaranga yawe n'ukuri numvaga ubu ngiye gukira akizwe na bene wacu zara nari mu mufuka nta yandi ntayo zara akira njye nitonze aho umutindi yanditse ntiriva we